Uraho amakuru yawe watangira utwibwira amazina yawe. Twawuze Imana Clemence ngiye mu mudugudu wa Sangano umurenge wa Muko mu karere kahe? akarere ka Musanze intara y'Amajyaruguru. Uri umwe mu babyeyi twasanze dufite amakuru ko wafashwe nabi ku bitaro uri kubyara. Ubundi urwo rugendo rwawe rwatangiye gute, byagenze gute kugira ngo ufatwe nabi uri kubyara kugeza ubwo umwana wawe yavunitse igufa ryo mu ijosi hagati y'umugongo n'ijosi? Njyewe nafashwe n'inda njya ku bitaro. Urongera ijwi. Nafashwe n'inda njya ku bitaro ngezeyo abaganga barandangarana, wampamagaye ngo aze ansuzume akantera utwatsi, noneho ngeze aho ndasohoka. Umuganga arambwira ati subira mu nzu uje kuryama, ngo uryamire ibumoso. Naragiye naryama bikanga, noneho ngeze nka saa 11 abaganga bose baragenda, n'abari barayizamu bibera iyo ngiyo ntibaza. Ngiye kumva numva umwana yaje. Aho ngaho ni saa 11 za mu gitondo? Ni saa 11 za nimugoroba. Nagiye kumva numva umwana yaje ageze mu matako. Mbwira mama ngo aje kumuhamagara, ngo aje guhamagara abaganga ngo baze. Abaganga mama aragenda arabibabwira, abaganga baramubwira ngo genda ngo uwo mubyeyi ngo araje kubagwa mu mujyi, ngo ntabwo arabyarira aha ngaha. Mama araza arabimbwira, ndangije ndicecekera ko numvaga ko umwana yaje. Ndagenda nkaja ndaryama, caza nkasunika nkagwaniza kugira ngo umwana adapfira mu matako. Aho ngaho uri wenyine nta muganga muri kumwe? Nawe narindi jenyine ndi ku gitanda. Nageze aho mva ku gitanda nja hasi kuri sima ndapfukama ndasenga, ndavuga ati Mana wamfasha koko umwana wanjye agasohoka amahoro. Nta kindi nagiye kumva, numva umwana yaje. Umwana ari kwerera asigaye amaguru ngo nago gasohoke. Mbwira mama ngo asubire kubabwira. Mama agenda abibabwira ati umwana yaje mumbabarire muze. Abaganga ati dufite ibyo turimo, uwo mubyeyi yananiranye nagende aryamire ibumoso, igihe nikigera arabyara ntabwo igihe kincaje. Kandi umwana yaje? Kandi umwana yaje. Mama yagiye kungeraho asanga umwana yaje yaguye hasi ku isima. Mama ahita yirukanka aravuga ati umwana yaje yaguye ku isima, ati umwana wacu nagiye ikibazo mufite uko muravuga. Nagiye kubona mbona abaganga babiri baraje, bahita bafata wa mwana bamujana mu kuma bamushyiragamo kugira ngo umwana arire. Batangira kuntesha umutwe ngo barampana. Nanje kuko ndabasara ndababwira ati umwana wanjye aragiye guhapfira, ubwo nenda reka akapfa ngo yuko ngo murampana. Ndavuga ati nayo nabaha ndabihorera. Namazeyo igihe iminsi 3, uwa 4 baransezerera ndataha. Hanyuma rero waje kumenya ute ko umwana wawe afite ikibazo cyo kuba afite ikibazo ku ijosi, yaravunitse igufa ryo ku mugongo ifatanye n'umutwe? Naragiye ngeze mu rugo mba ku kiriri, hashize ukwezi n'igice nja gukingiza sinabimenya. Hashize ukwezi n'iminsi ndagenda, mama akimubona itambwira ati umwana wawe afite ikibazo. Naramanutse nyura ku muganga ruri ku bitaro, ariko yari iwe mu rugo. Mba ndamubwiye ati si ku mwana wanjye we kumbwira ngo afite ikibazo cyo kudakomera, kandi umwana w'ukwezi n'igice abaga yakomeye izosi, none ubu ngubu biragenda ute? Barambwiye ngo yahise ansubiza ngo genda ngo umwana wawe ngo ni muzima, ngo nta kibazo afite, ngo ingingo zose ngo ngari gukora, ngo nta kibazo afite, ngo ningende ngazakomera, ngo ningende mwite. Naraje umwana mwitaho koko, ngeze aho amaze 2 n'igice mbona wapi, ndakomeza ndamurera. Ngeze aho none abagize 3 mbaho ngaho njya gukingiza kwa 6. Kwa 6 umwana bagari kukamba bari kwicara
mbese ugatereka hasi, nakwicaza umwana agahenuka, nakwicaza umwana agahenuka. Umuturanyi rero niwe wamubonye ati uyu mwana wawe afite ikibazo cyo mu izosi, cy'uko izosi ridakomeye, igufa rye mu izosi ryarahungabanye. Nanjye nagiye kubireba nsanga koko ijosi mu igufa rye mu izosi ntabwo rikora. Twereke neza turebe ukuntu biba bimeze. Umwana wawe ntabwo ashobora, ijosi rye ntabwo ryafata. Oya ntabwo rifata, rihora rigenda, mbese sinakwica, iyo nicaje arahenuka. Gerageza umwicaze nko hasi turebe. Uyu mwana ubundi afite igihe kingana iki? Umwana afite umwaka n'amezi 5. Umwaka n'amezi 5. Mwicaze turebe. Ariko ntabwo yicara. Ngo ntashobora kwicara? Oya. Murekure. Rero nukurekura ukabona aragiye. Muterure nta kibazo. Hanyuma rero waje guhura n'ingaruka z'uko umwana wawe yabaye gutyo, ni nk'izihe ngaruka wahuye nazo? Nahuye n'ingaruka zo kunteza inzara cyane. Ubu nta muntu naje gukorera, ntawampa ikiraka, umwana ndamuryamisha akarira, mbese umwana ni mu ntoki. Ubona bisa nk'aho afite ububabare? Ngo abaga ari kuribwa, kuko n'iyo uhakoze ahita aribwa, urabibona. None ubu ngubu ushaka igikoma cye nkibonaga ntakingoye, kandi igihe nkibonye kandi igihe nkibuze akaba agiye kuja mu mirire mibi. Ni ikibazo gikomeye rero kandi ntabwo byoroshye. Harya watubwiye ngo ibyo bitaro wabyariyeho ni he, biherereye he? Biherereye mu mudugudu w'umurenge wa Nkotsi kuri na Kinama. Ibyo bitaro byitwa Centre de Santé Kinama? Naho ngaho biherereye. Kugeza ubu ngubu rero ni iki wabwira nk'abaganga cyangwa abantu baba bafite ubuzima bw'abantu mu biganza byabo? Ni iyihe nama wabagira nkawe nk'umuntu wahuye n'ibyo bibazo? Njyewe inama nabagira yuko bajaja barita ku bantu, kuko umuntu aba yagiye abasanga ngo bamukize ubugingo bwe, ahubwo aho kuba umukiza ari kuja kubagwa mu maboko yabo. Ni ukwihangana.